Igicamunsi cyiza kuri mwe mwese muri mu bice bitandukanye by'isi. Ubwo ndavuga igicamunsi cyiza mu Rwanda, ku butaka bwiza, ubutaka Imana yahaye umugisha, ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ndavuga ibihugu bya East Africa bitandukanye byose. Ndabizi ko tuhagira abakunzi benshi b'amakuru yo mu nda y'isi atandukanye. Ni umugoroba mwiza ku baba ku migabane itandukanye. Ku mugabane wa Amerika ubwo birumvikana bo ndumva barimo kubyuka ari mu rukerera, ndetse n'indi migabane itandukanye. Abo bose nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza kandi muhahe muronke Uwiteka ahaze kwifuza kwa buri wese. Iyi ni mu nda y'isi TV. Ni TV yanyu, ni TV mwisabiye, ni mwe mwayishyizeho, ni ibyiza bibereye mwebwe. Niyo mpamvu uyu mwanya rero tujye kuganira byinshi cyane bitandukanye. Murabizi neza ko ari urugendo rutoroshye, ariko ni urugendo rushoboka. Ubwo ndavuga ibijyanye no kuba twazamura imibare kugira ngo abadukurikiye bari ku isi hose babashe kumenya ko ari TV yabo, kandi yaje izigiye kugira ngo ibashe kubagezaho amakuru y'imikino atandukanye. Nge nk'uko musanzwe mubizi ni Mucyo Anta, nkaba ndi umukozi wanyu, ni mwe ba boss. Nge ndi umukozi wanyu, ba boss ni mwebwe. Nta yindi mpamvu muri ba boss nuko ari mwe mukanda subscribe, nuko ari mwe mukora share mu magroup atandukanye, nuko ari mwe mubipostinga, nuko ari mwe mutanga comment kandi tukazubaha, nuko ari mwe mukora like zitandukanye. Turahari ku bwanyu, namwe murahari kugira ngo tubashe guhuza imbaraga. Niduhuza imbaraga, ntekereza neza ko mu gihe gito cyane gishoboka imibare iraza kuba yazamutse. Ndabashimira byimazeyo, nongeye kubashimira cyane kubera ko mu kanya nari nimo ndeba nsanga tugeze mu bantu 10,000 kandi tumaze iminsi hafi 2 irenga. Ntabwo ndumva iminsi 4 itaragera, ndetse n'itatu yewe ntabwo yari yarangira. Ariko uyu munsi tukaba dufite abantu basaga 10,000 bakoze subscribe. Ni ibintu byo gushimira buri wese, ndetse n'abatarabikora namwe ni mu bikore kugira ngo mujye mubona notification, mubona amakuru mashya kandi yizewe utakura ahandi. Ndababwira ko amakuru yo mu Rwanda muzajya muyamenya, ayo mu karere ka East Africa ndetse no hanze y'u Rwanda. Amakuru atandukanye tuzajya tuyabagezaho. Agasampo gato cyane kugira ngo mwumve ko muri East Africa tuba duhari 5 kuri 5. Umuhungu bita Pacome Zouzoua ni umunyakote d'Ivoire, muramuzi cyane. Ni umuhungu kinaciye iburyo cyangwa ibumoso muri ekipe ya Yanga. Bamuvanye muri ekipe ya Sek Mimoza, yaje ari kumwe na Yao mugenzi we ukina kuri 2 muri ekipe ya Yanga. So uyu muhungu yashoje amasezerano muri ekipe ya Yanga kimwe na Yao, ariko yanze kongera amasezerano kubera ko ari mu bigano n'amakipe nka za GS Kabiri, ari mu bigano n'amakipe nka za Esperance, ari mu bigano n'amakipe atandukanye, ku buryo yashyiriyeho Yanga kondisiyo igoye. Yabwiye Yanga ko yifuza kuzajya ahembwa ibihumbi 20 by'amadolari. Umuntu wa mbere uhembwa amafaranga menshi mu gihugu cya Tanzania yitwa Zizki, ni umunyaburkina Faso, ahembwa ibihumbi 15 by'idolari. Uwa mbere niwe bita Zizki. Uyu muhungu bita Pacome rero arashaka gukora ibidasanzwe. Benshi batangiye kuvuga ko ari ukunaniza ekipe bita Yanga. Ayo nayo mu karere ka East Africa tuzagenda tugarukaho. Ni muri Tanzania. Mu gihugu cya Kenya hari umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda uriyo bitameze neza. Turacyarimo gutuhuza amakuru ye kugira ngo tumenye ido n'ido. Ese bihagaze gute? Kuki atarimo gukina? Kuki avuga ko arwaye kandi atarwaye? Byose ni mu nda y'isi, tuzagenda tubibagezaho 5 kuri 5. Niyo mpamvu ngwira ngo East Africa turi nayo. Menya ko i Bugande, Kampala na Mirembe hari company igiye gufungurwayo. Iyo company izaba ifite byinshi ije gufasha umupira wa East Africa. Ese iyo company ni iyi? Ni bande bayirimo? Bihagaze gute? Byose tuzagenda tubibagezaho 5 kuri 5. Ayo ni sample yo muri East Africa. Mu Rwanda ndagira ngo nkubwire ko ikipe bita Rayon Sport yatangiye ibiganiro bamwe mu bakinnyi beza badasanzwe bari mufite izina bita ngo ni Babatunde. Ntabwo ari Babatunde wa Gorilla, nundi bita Babatunde. Ese ninde? Uzamumenya hano mu makuru yo mu nda y'isi atandukanye.
iyo ni indi sample ngira ngo mwabonye ko muri Kiyovu Sport umutoza bita Rumami Marcel yamaze kugirwa umutoza ndetse akazakorana na Bagumaho wa Miss wigeze gukina Kiyovu Sport igihe kirekire cyane. Baziye gufasha Kiyovu Sport muri iyi mikino isigaye nyuma yuko bipfa ubusa ndetse na Nziga Masabo Steven bitigeze bikunda. Ayo nandi makuru atandukanye. Ikipe y'ingabo z'igihugu wa APR Football Club mwabibonye ko bagiranye ibiganiro ndetse baranasangira n'ubuyobozi bw'ikipe birumvikana burangajwe imbere na CDS General Afande Mbaraka. Mwabibonye uburyo byari bihagaze. Hanyuma abakinnyi ba APR murabizi neza ko bazajoining ikipe y'igihugu birumvikana kuri uyu wa kabiri. Ikindi mwabonye ko Yves Rwasamanzi yazinze utwe avuga yuko we ku giti cye akeneye ikiruhuko, ariko ahanini nta yindi mpamvu nuko yatunguwe no kubona Jimmy Mulisa yabaye umutoza mukuru. Ayo namwe mu makuru yo mu nda y'isi kimwe n'ayandi turimo kugenda dutoza tuzagenda tubaha, ariko uyu munsi ntabwo ari yanzanye, tuzayagaruka ku munsi w'ejo ndetse n'andatandukanye. Uyu munsi nzanywe n'icyo bita nyamugigima. Nabonye abantu bambaza ngo nyamugigima ni iki? Nyamugigima ni iki? Nyamugigima ni ijambo n'ubundi nahimbye rimeze nk'uko mu nda y'isi byaje, rimeze nk'uko gucurika ikibuga ayora amaterima atandukanye nkunda gukoresha. Ni nk'uko wavuga ngo ubaya ubwela ni Simba yagiye ikoresha iryo jambo kuri Simba Day, ndetse yewe n'andi magambo atandukanye. Nyamugigima ni nagace nahariye inkuru zidasanzwe, ni inkuru zidasanzwe ku bakinnyi, ku batoza, ku banyamakuru, abantu batandukanye. Niyo mpamvu rero uyu munsi tujye gutangira na Nyamugigima part 1. Ni nka episode cyangwa se episode ya mbere. Nyamugigima part 1. Iyi Nyamugigima part 1 imeze gute? Ni urugendo rwanjye imyaka 10 namaze mu itangazamakuru, kuva kuri Authentique kugera kuri Radio 10. Muri iyo myaka 10 harimo byinshi nahuye nabyo bitandukanye. Harimo ibyiza of course byinshi cyane, harimo n'ibindi umuntu yavuga ko atari byiza, ariko izo ni challenge z'ubuzima, ni challenge umuntu ashobora guhura nazo muri kariyeri kandi nta nicyo bitwaye. Ibyo ni ibintu byagera kuri buri wese. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kugaruka kuri part 1. Tuzaba dufite part 1, part 2 kugira kuri part nk'eshanu cyangwa se 6 mu rugendo rw'itangazamakuru. Ariko none uyu munsi icyo nshaka kugarukaho ni iki? Aba ni abanyamakuru 10 ngiye kugarukaho, top 10 y'abanyamakuru b'indashyikirwa babaye ikiraro kuri kariyeri yanjye, ku buryo n'uyu munsi ndimo ndateganya ko mu minsi iri imbere ubwo nzaba ngarutse mu Rwanda nshoje amasomo, ko byagenda kose nzazana indabyo za buri wese, ku buryo buri wese nzajya mubwira ngo indabyo zawe ngizi nkugomba, kubera ko wamfashe ukuboko, hari icyo wamariye, hari icyo wamfashije. Indabyo mvuga, hari indabyo zisanzwe zino ushobora kujya ahantu runaka bazicuruza ukazigura, hari izo ushobora kujya guca ku giti cyawe n'ubwo byo bitakibaho. Ariko indabyo mvuga cyane ni envelope byibura irimo ishimwe rito rishoboka, ariko n'izo ndabyo zikaba zihari. Abo banyamakuru 10 rero ni abangaba bakurikira. Nubwo ngiye kubabwira abanyamakuru 10 mu byumve cyane, abanyamakuru mu Rwanda ni benshi twabanye, ni benshi twagiranye ibihe byiza, ni benshi bamfashije, ni benshi nagiye mfasha. Ariko noneho impamvu mvuza 10 nibo b'umwihariko. Nta munyamakuru n'umwe udashobora kugira icyo uvugaho, ndashobora kugira icyo mvugaho, byaba icyiza se, ndetse yewe nabo twagiye tugirana utwo tuntu tutari ngombwa ko umuntu yakwirirwa agarukaho. Ariko abangaba ni abanyamakuru badasanzwe. Umunyamakuru wa mbere nahuye nawe muri 2014 kuri telefone yitwa Issa Noel Karinijabo. Ni umunyamakuru wakoraga kuri Authentique ikiri mu biganza bya wa mumama usemurira Gitwaza, ngira ngo muramuzi mwese. Ni umumama ukunda gusemurira Gitwaza aba hano mu Rwanda cyangwa se aba aho i Kigali birumvikana. Niwe wari uyiyoboye ndetse n'abandi barimo bandutiye bari bayiyoboye. Hanyuma umunyamakuru bita Issa Noel Karinijabo yarampamagaye ndi mu rugo rwose. Icyo gihe ndabyibuka ko nigaga kuri RTUC muri kaminuza
yitwaga Aratius, ubu ngubu ndumva ari UTB. Hanyuma aza kumbwira, arambwira ngo kubera ko twabanye Kabusunzu, nkaba nkuziho kuba warakinnye umupira, kandi nkaba nkuziho kuba warakundaga kuganira umupira no ku kibuga uri gukina no hanze y'ikibuga kandi ukina, bibaye byiza niba bishoboka ntiwaza hano iwacu kugira ngo ube wimenyereza itangazamakuru ko hari umwanya kuri Authentique, hanyuma nyuma yaho tukazareba ikizavamo. Ndamubwira ntacyo bitwaye kubera ko nigaho Sonatube n'ubundi kuri Aratius, kuva kuri Sonatube kuri Aratius kugera kuri Radio Authentique ni iminota 10 n'amaguru, cyangwa se yari iminota nk'itandatu, twakoraga nimugoroba mvuye mu ishuri. Hanyuma uyu munyamakuru arambwira ngo bibaye byiza waza ku munsi w'ejo tukavugana na Kayiranga Ephraim ni ukuriye siporo, akaguha umwanya ngewe nzavugana nawe, kuko Noel Karinijabo yari umunyamakuru umusiniya kandi ufite ijambo kuri Authentique. Ahita muza n'umuntu bita Kayiranga Ephraim. Mu yandi magambo, Isa Noel Karinijabo niwe wabaye ikiraro cya mbere kimpuza na Kayiranga Ephraim kugira ngo mbashe gutangira umwuga wanjye. Ndamushimiye cyane Isa Noel Karinijabo, ibyo wankoreye ntabwo bishobora kumva ku mutima. Indabyo zawe nzazizana na envelope nziza cyane. Ndagushimiye byimazeyo, kandi ibyo wakoze uzahora ubikorera n'abandi. N'ubu ngubu aracyari umunyamakuru, afite YouTube channel, ndumva ubutaha ninza rwose nzaza nyifite ku buryo nawe twabwira abantu bagakora subscribe. N'umugabo w'imfura cyane. Umunyamakuru wa kabiri nshimira cyane yitwa Kayiranga Ephraim, n'ubundi niwe wari ukuriye siporo kuri Authentique. Icyo yakoze niki, ntabwo yigeze antera umugongo, nta nubwo yigeze anyegezayo. Hari igihe ushaka kujya kwaka akazi ahantu, cyangwa se ushaka guhura n'umuyobozi runaka, kubera ko atari wakuzanye akaba yakugirira bifu, cyangwa se akaba yakwanga, cyangwa se akaba yareba ubushobozi bwawe yabona budahagije, bagahitamo kukwegezaho kubera ko atari wakuzanye. Ariko Ephraim yaranyegereye n'umutima mwiza, amakaribu, yumva ibyo nshoboye, ahita ambwira ngo rero ndumva wafata icyo bita mu nda y'isi amakuru, cyane ko ubana n'abakinnyi, ugendana n'abakinnyi, uba uri kumarigara, gerageza ubishyiremo imbaraga bizagufasha. Ku buryo Ephraim yageze ahantu avuga ngo abandi banyamakuru twakoranaga nabo bajye bikorana, ariko njye ndashaka kujya nkorana nawe kugira ngo mbashe kugufasha. Aranamfasha rwose, nibwo nari ngitangira. Of course urumva ko hari ibintu byinshi ntari nzi. Kayiranga Ephraim ambera umuntu udasanzwe, ku buryo na n'ubu iyo duhuye rwose ndavuga nti respect, kuborera ko waramfashije cyane. Nakoranye nabo amezi 8. Nyuma y'amezi 8 naje kugira amahirwe nk'abandi bose. Ndabyibuka ko nakinaga muri AG Sport, ubwo ngiye kugera ku munyamakuru wa gatatu. Ndabyibuka ko nari ndi muri AG Sport kimwe n'abandi banyamakuru bakina umupira w'amaguru. Hari match twakinaga n'abafana ba Manchester United Kicukiro. Platini no wari kapiteni w'abahanzi w'abafana ba Manchester United. Platini w'umuhanzi birumvikana. Hanyuma iyo match ndumva naranakinnyemo iminota, ndumva ari 90 iyo match. Hari haje abanyamakuru benshi kureba match. Nyuma yo kuza kureba match nibwo naje kubengukwa n'umwe mu banyamakuru rwose tutari tuziranye, naramwumvaga, bita William Kadu. Ngera kuri William Kadu, Ephraim nawe icyo nakubwira, indabyo zawe nzazizana rwose, envelope iri mu nzira, urabizi cyane kuri inshuti yanjye, kandi ntacyo nakwima ngifite. Hanyuma nyuma y'iyo match twakinaga, byabaye ngombwa ko umunyamakuru bita William Kadu irangiye yaranyegera ambwira ati Petit bite se sawa, ko mbona si gukina wakinaga umupira. Ndamubwira nti ngewe narawukinaga ariko narawuretse, atariko nkora kuri Authentique. Arambwira ati ngiye nkora kuri Flash FM muri Evening Drive. Ndamubwira njya mbumva rwose, ndakumva we na Nasri ndetse na Rugangiro Axel numva barakoranaga icyo gihe. Arambwira ati rero hano iwacu hari ikiganiro bita The Game kuri Flash TV, ndifuza kugutumira uzaze gusesengura. Icyo gihe ndabyibuka ko yanumiye haciye iminsi nk'ibiri, ndaza antumiye, mpageze ndasesengura, ahita yapresi ibintu nakoze, arabikunda cyane. William Kadu arabyibuka. Arambwira ati rero isaha n'isaha hano bashaka kuzatanga umwanya kubera ko Rugangiro Axel ari mu nzira zisohoka, uzabe tayari nzaguhamagara uze udepose. Birumvikana ko kuva kuri Authentique ujya kuri Flash biratandukanye cyane. Icyabaye n'iki, nuko hadaciye ibyumweru 2 William Kadu yarampamagaye, arambwira ngo kuri Flash Rugangiro Axel yagiye, kandi hari abanyamakuru bari gushaka uyu mwanya. Bibaye byiza nawe waza ukadepoza kubera ko hari icyo nakubonyemo. Ndaza mpageze mpura n'uwo bita Vitali, yari umuyobozi yari program manager birumvikana. Aranyumva, maze kunyumva arambwira ati okay,
noneho nyuma yo kuganira nawe ejo uzaze muri studio muri evening bagutumire tukumve. Icyo gihe ndabyibuka ko muri studio nasanze abo twakompetaga twarwaniraga umwanya, birumvikana wari umwe kandi twakoraga examen turi benshi. Examen nta yindi, wajyaga kuganira na Vital akakumva akagira ibyo akubaza, yaba kuvuga ndetse no kwandika. Nyuma yaho bakazagushyira kuri mikoro ukagaragaza ibyo ushoboye. So nyuma yaho rero twaje guhurira muri studio n'abanyamakuru bagera kuri 3, birumvikana na Celine wari uri kuri mixer. Ndabyibuka icyo gihe, icyo gihe ndakora nabo barakora, dukora amakuru atandukanye. Nyuma y'ikiganiro ndabyibuka ko uwo bita Vital na Claude Hitimana barampamagaye barambwira bati rero twumvishije ufite bagage ihagije, twumvishije hari icyo ushoboye, komeza ukore, turashaka gukomeza kukumva. Nkora umunsi wa mbere, uwa kabiri, ariko uko twagendaga dukora niko bagendaga berimina. Bamwe mu banyamakuru bavuga bati wowe turumva bitarimo kuvamo, wowe turumva bitavamo, wowe turumva bitavamo. Naje kwisanga sigaranye n'undi muntu umwe, ni umusore ntibuka uwo ari we. Turakora ariko mu minsi nk'itanu ndabyibuka ko byageze baramubwira bati rero reka tube twumva uyu nguyu, woza nitwongera kugenda tuzakubwira. Ariko muri icyo gihe umuntu bita William Kadu yaramotivaga cyane, bakantera courage akambwira tongera iki, gabanya iki, ongera iki. Claude Hitimana niwe wari ukuriye programme, niwe wari ukuriye ibiganiro bya sport kuri Flash ndabyibuka. Araza arambwira ati rero muvandimwe nkubwiza ukuri, umutima wawe ushyire mu gitereko, ukora akazi, ni wowe tuzaha akazi. Utuze, abayobozi bamaze kugushima, utekane, barakumva, ukora ibyo ugomba gukora, wongera ibi, ugabanya ibi ngibi. So, umunyamakuru bita William Kadu aho uri wubahe, ndagushimira kubera ko wambereye inzira. Indabyo zawe nzazizana rwose nzitereke aho kuri Flash cyangwa se tugira hano duhurira. Ndagushimiye cyane. Ndashimira cyane umunyamakuru bita Claude Hitimana, niwe wa 4. Claude Hitimana twabanye kuri Flash, ari umuyobozi wanjye, tunabana kuri Radio 10. Nagize uruhare kugira ngo aze kuri Radio 10 kandi ndabishimira Imana. Si ikindi, ntabwo ari uko tuziranye, nta nubwo ari uko ari yaramfashije, ahubwo Hitimana ni umunyamakuru w'umuhanga, ni umunyamakuru mwiza, ni umunyamakuru uzi kubana, arigira discipline n'imfura mu busanzwe. So, niyo mpamvu rero nanjye nagombaga kureba umunyamakuru twakorana kuri DC babimbajije, ntangamo Claude Hitimana. Bivuze ngo ari mu banyamakuru tumaze gukorana inshuro 2 we na Kayiranga Ephraim. Kuko Ephraim twakoranye kuri Authentique, tunakorana no kuri Flash FM. Hanyuma Claude Hitimana yambereye umuyobozi mwiza, yaba kuri Flash, yaba kuri Radio 10. N'uyu munsi ni umuyobozi wa radio, nari umuyobozi wa sport, ari umuyobozi wa radio, ariko ni umuntu twuzuzanyaga, twahuzaga ibitekerezo, inama, akagerageza gutanga inama mu buryo bwose bushoboka. Urabizi ko uri inshuti yanjye, nanamenye ko ufite ubukwe vuba cyane. Claude Hitimana warampishe, wampishe ko ufite umugeni vuba cyane rwose, ni njye uzakubera pari rwose. Intwererano yanjye nkwemereye iriya modoka y'abageni ndetse n'iyaba Fiedoneri, nzayitanga rwose. Imodoka 2 zanjye nziza rwose Hitimana Claude ziri hafi aho ngaho, kubera ko wambereye umuntu w'indashyikirwa muri kariyeri yanjye. Uwo ni umunyamakuru wa 4. Hanyuma umunyamakuru wa 5 shimira cyane byimazeyo, ni umunyamakuru nubaha w'umusiniya, no mu kibuga aho twakiniraga muri AG Sport arabizi, naho duhuye sinjya muvuga mu mazina. Ubundi yitwa Jado Castari cyangwa se Bagirishya Jean Dodi, ariko iyo duhuye naho duhuriye hose mu ruhame rw'abantu n'ahandi sinshobora kuvuga mu mazina ye, mwita boss, my boss. Kubera iki? Uyu mugabo yaramfashije muri kariyeri yanjye y'itangazamakuru ku kigero cyo hejuru. Uyu mugabo ama platform nini ikomeye. Uyu mugabo ampa ubushobozi bufatika bujyanye n'amikoro. Ndagira ngo mbabwire ngo Jado Castari bwa mbere mpura nawe nahuriye nawe kuri Flash FM, ari njye umutumiye, kuko hari ikiganiro nari narakreye, hari ikiganiro nari nararemye kuri Flash cyabaga ku 5 cy'ubusesenguzi, ngatumira abatumirwa batandukanye. Ninjye wari waragikreye rwose ndabyibuka. Nza gutumiramo Jado Castari, nigeze gutumiramo abantu batandukanye, ba David Bayingana narabatumiye, abanyamakuru ba Zake n'abandi batandukanye, ba Thierry Tigos n'abandi benshi nagiye mbatumira. Hanyuma icyabaye nuko Castari nawe naje kumutumira
mutumiye aza muri studio ya Flash turakorana tuganira turi babiri muri studio. Icyo gihe ndabyibuka, ariko naramutinyaga mwubaha, urumva nari nkiri umunyamakuru mutoya cyane. Ariko icyo gihe mbere yuko mutumira yari amaze iminsi nk'ibiri cyangwa 3, ndabyibuka muri Ten Sport kuri Radio 10 akotinga no mu professionnel no mu papa, akavuga ngo hari abahungu babiri numvishe kuri Flash nijoro bogeza match, yabaga ari ngewe na Nasiri cyangwa se nge na Kato, bavuze ibi nibi. Ndabyibuka ko hari ibyo nagiye mvuga akankotinga, ariko ntiyaraza amazina yanjye, akabikotinga akabivuga mu kiganiro cya Radio 10 icyo gihe bakorana na ba Jarike na ba Sidike n'abandi batandukanye, akabivuga. None abantu bakambwira bati bati Castar ko arimo ko shaka kuba yarakunze ibintu byawe, ko arimo kukukotinga nubwo atavuze amazina yawe. Numva ndabikunze, ndavuga nti wow, ayo mahirwe nayabona yo gukorana n'umugabo nk'uyu w'umunyabwenge w'umuhanga kandi w'imfura. Icyabaye nuko naje kumutumira, ndavuga ntari kubamutumira tukazaganira. Ndamutumiraza muri studio dukorana ikiganiro. Nyuma y'ikiganiro ndabyibuka mutumira Hitimana, arabyibuka na Ephraim, barikanze abantu bose baravuga bati no, bati Anta atumiye Castar how gute mu yihe nzira? Kuko icyo gihe Radio 10 yarubahaga cyane, abantu babyibuke, yari yubahaga cyane. Icyo gihe cyabaye nuko maze kumutumira bose baravuze bati tugiye kumva icyo mugiye kuganira, bose bashyiraho. Ariko kuganira na Castar byansabye kwandika ibintu byose bibazo. Hitimana ndamwana imbabara unyunganire, Frame unyunganire, ndabyandika mbishyira ku murongo ku buryo namubazaga ikintu ku murongo kintu cyose. Ndabyibuka ko icyo gihe yari afite imodoka ya Karina, afite n'umushoferi umutwara. Icyo gihe ikiganiro kirangiye yarambwira ngo ngwino ku modoka tuvugane tuhageze. Arambwira ati rero nkurikije uko twaganiriye nuko nakumvishije, nari nsanzwe nkumvamo kuri Flash gake, ariko noneho twaganiriye numva hari ibyo ushoboye, hari n'ibindi ukeneye kumenya. Ndamwanikagira Imana rero. Arambwira ati buriya tugutekerejeho cyangwa se turamutse dutekereje gukorana nawe hari icyo byabitwaye kuri Radio 10. Ndamwana uwo mugisha nawe ukurahe? Niko navuze pe, simba beshye. Ndavuga n'uwo mugisha nabawunkuye. Arambwira ngo tuzavugana. Umupapa yurira imodoka itagenda. Haciye ibyumweru amezi nk'abiri twari turangije rero kuri Flash FM, tumaze kogeza rero turimo turakora n'ibindi. Ntiyampamagara, abinyuza kuri Fuad. Ahamagara Fuad aramubwira ngo vugana n'umuntu bita Anta aze tuvugane. Fuad arampamagara, nari muri evening drive ikiganiro nakoranaga na Nasiri na William Kato. Ampamagaye arambwira ngo Castar arashaka ko ejo mu gitondo muzabonana, urahari? Ndamwana ngenda hari, ntacyo bitwaye Fuad, kuko Fuad ni wadutozaga muri AG Sport, nawe ankunda kubera ko turumva namukiniraga neza muri equipe kimwe n'abandi bakinaga neza, ariko nyine akankunda cyane. Fuad nawe yarankundaga rwose, nawe ndaza kumugarukaho. Hanyuma Castar mu gitondo njyayo kuri Flash, nta muntu bizi. Ngeze kwa Castar mu biro, ambaza imyaka yanjye, ambaza target zanjye, ambaza vision yanjye mu itangazamakuru, ambaza buri kintu cyose. Arangije arambwira ngo usigaje imyaka itarenze 8 mu itangazamakuru myiza, gukoresha imbaraga zikomeye, ugakora amasaha menshi kandi ugakoresha imbaraga n'ubwonko. Ndamubwira nti nditari boss, nge niteguye gukora kandi ndi ready 100%. Arambwira ngo umushahara wawe tugomba kuguhanuye n'uyu turifuza ku joininga Gicumbi na Fuad. Icyo gihe ndabyibuka ko niba mbyibutse neza Rugimba narahavuye, niba mbyibutse neza Rugimba naravuye kuri Radio 10 niba mbyibutse neza. Hanyuma arambwira ngo amafaranga tugomba kuguha naye. Ndamubwira nti wanyongera ukampa yangaye. Arambwira ngo nta kibazo, genda usezere hari utange iminsi 15 kuri Flash, hanyuma uzaze dukorane nawe. Ndamubwira ngo ntacyo bitwaye, nsubira kuri Flash. Icyo gihe ngeze kuri Flash ndabigumana, sinabivuga. Cyokora mbibwira Claude Hitimana, mbibwira na William Kato, ariko nabo sinababwira ko ngiye kuri 10. Mbabwira ko shobora kujya gukorana na Rugimbana ndetse na Rutamu Erijo. Mbabwira ko nshobora kujya gukorana na Rugimbana cyangwa se Rugimbana icyo gihe yakoraga kuri Radio 1 na Rugimbana yakoraga na Rutamu. Ndabwira ni nshobora kujoininga bare, barambwira bati pa possible ntago bishoboka. Ariko impamvu nabivugaga, nangaga kuvuga ko nzajya kuri Radio 10. Mumva nangaga kubivuga cyane, byari ibintu bidasanzwe kujya kuri Radio 10. Icyo gihe byari ibintu bidasanzwe biremereye cyane. Icyabaye nuko nabibitse mbigira ibanga. Ndababwiza ukuri ko
hari ikosa nakoze rikomeye cyane ariko byari ibyishimo. Ndimo ndakora evening drive ya nyuma yo kuwa kane, kuko kuwa gatanu ntabwo evening twayikoraga. Nagombaga iminsi yanjye 15 yari yuzuye, nagombaga kujya kuri Radio 10 kuwa mbere. Kuwa kane, kuwa gatatu bansabye graphic photo kugira ngo bankorere graphique kuri 10. Barayikora, bamaze kuyikora. Bakimara kuyikora, kuwa kane ndi muri studio. Ninje muri studio saa 8. Saa 9 ndi muri studio ya radio ya Flash FM. Mpita nsohora graphique, banasiri bakubitwa n'inkuba. Bakadu bakubitwa n'inkuba. Abantu bari bametanye barambwira bati ntibibaho. Wogiye kuri Radio 10 none se ni gutusohora afishe yindi radio kandi uri muri studio za Flash FM. Bateri kubite byawe. Cyo kora bambere imfura barareka ndakora ndarangiza. Uwo munsi ndabyibuka ko Flash banyongeje amafaranga arenga kuyo nahembwaga 150. Barambwira bati turabikongera, ariko ndabwira nti ntibishoboka, niyo mwakongeraho 200. Kandi bampaga amafaranga arenza ya DCP. Ariko kubera gukunda DC no gukunda gukorana n'iya team ya Castar, mpitamo kujya kuri Radio 10. Ngeze kuri 10 rero, Castar niwe naringezeho mwabantu mwe. Uyu mupapa aramfasha, aranyubaka, ampa amafaranga, anyereka icyo gukora, ambwira ko ngomba kunoza ibi, ngakora ibi. Rwose aho uri boss, respect kuri wowe. Ningaruka ejo bundi rwose certificate nzazana. Nabonye we waragiye kwiga muri Espagne, bivamo bigenda neza ko we nabayingana birumvikana mwabikoreye mwana byigiyemo. Nzaza rwose nanjye ngo certificate nk'umuhungu wawe, ariko nkubwire nti akira indabyo, akira envelope umenemo essence, ntacyo bitwaye. Munyibutse no munyamakuru wa kangahe naringezeho. Nahereye kuri William Kadu, Karini Jabo Noel, Hitimana Ephraim Castar wa 5. Ndamushimiye cyane. Ngeze ku munyamakuru wa 6. Umunyamakuru wa gatandatu yitwa David Bayingana. Uyu David Bayingana buriya nawe iyo duhuye mwita boss. Impamvu ni iyi: aba bagabo nibo banyoboraga ari babiri. David umwihariko we kuri nge, buriya amakuru yo mu nda y'isi kuri Flash ntago yigeze remera. Kugira ngo amakuru yo mu nda y'isi agire uburemere budasanzwe, ni kuri Radio 10 ku bwa Jado Castar ndetse na David Bayingana. Castar kubera ko umuyobozi wa radio ndetse na televiziyo ntiyabonaga umwanya cyane, ariko David we yarazaga akambwira ngo mu gitondo wavuze iki niki, wongera iki, ugabanya iki. Niba mubyibuka nigeze kujya nkora ibyegeranyo nkabishyira muri Ten Sport, kuko nakoragamo mu nda y'isi gusa rimwe na rimwe, kuko murabizi ko Ten Sport yabaga irimo abasiniya. Kugezamo byabaga bigoye, kugezamo byabaga ari nko gutombora, byabaga ari nk'idolari uguyeho. Arambwira tugomba kujya utangamo segima, nkayitanga nka recording, ngakora nka recording akantu k'iminota nk'icumi, murabyibuka cyane, nshyiramo imigani n'uturimbo dutandukanye. Nyuma David yumva ko bidahagije, arambwira ngo ndashaka kuzageza muri Ten Sport ugatangamo iminota byibura 10, kuko David Bayingana niwe wari ukuriye siporo ibiganiro icyo gihe. Ndangije ndabikora. Bayingana aramfasha, aranyorienta. Uyu mupapa huri David Bayingana, urabizi ko ngukunda kandi nkubaha rwose. Idolari ryanjye ku meza ningeri Nyarugenge rwose ugomba kurikozaho ibiganza. Nubwo ndusha ubushobozi, undusha ibintu byinshi, ariko hari icyo ngomba kugushimira cyane. Uyu mupapa twagiye tubana no mu ngendo nyinshi twakoranye nawe, ariko yamberaga umuntu w'imfura, yamberaga umuntu ushaka kudufasha, ntadutererane. Buriya David Bayingana ntasuzugura, ntiyiyemera. David Bayingana ntagira utuntu two ku ruhande, oya. Buriya Bayingana yakwemera bakwemera, iyo adakunze arakikubwira niko ateye. Ni umuntu w'amahoro cyane. Rero aho uri respect. Ni umunyamakuru wa 6. Umunyamakuru wa 7 yitwa Fuad Wihanganye. Kocha yambere kocha muri AG Sport. Fuad aramfasha muri Ten Zone. Fuad aramfasha mu buryo bwose. Buri ikintu cyitwa marketing nari narigeze kugikoraho za 2012, ariko kugira ngo ndusheho kukinoza neza mu itangazamakuru ni Fuad wabimfashijemo. Fuad yarambwiye ngo nabonye uziranye n'abantu benshi, gerageza ubinjiremo utangire ubashakemo amasoko. Ndibuka ko Mondial ya 2010
2018 niba mbyibutse neza, 2018 nayikoranye na Fuad na Gicumbi, twakoreye miliyoni zirenga 10 z'amanyarwanda. Twe twashatse nk'amasoko, hari harimo amasoko ya Fuad, hari harimo ya Gicumbi n'ayanjye. Icyo gihe mitamba umuntu ufungutse, mitamenya ko mu itangazamakuru ushobora kuvugana n'abakiriya bakazana amafaranga, kandi nawe ukaba wabakorera, ukaba wabona izo pourcentage zawe, kubera ko ibigo by'itangazamakuru byinshi usanga bitanga iyo percentage. So icyabaye nuko Fuad yaje kumbera umuntu udasanzwe muri Ten Zone, nyakirana neza, urukundo, urugwiro, akamfasha nk'umuyobozi, nta kibazo na kimwe. Koca aho uri mpora mbikubwira rwose, vuba cyane ya envelope nagusezeranyije n'indabyo ubwire wa mama ko vuba rwose nzabasura uko byagenda kose, kandi nkabashimira byimazeyo cyane cyane. Umunyamakuru wa munani yitwa Benjamin Gicumbi. Gicumbi namwitaga buriya ninjye wamwise Kipre Cece, Kipre Kibaro, ninjye wamwise Ukazaki n'andi mazina. Kubera iki? Gicumbi ni umuntu uzi kubana, Gicumbi ni umuntu uzi gufasha, Gicumbi ni umuntu wa presiya, Gicumbi ni umuntu ushobora gutuma ibibazo wari ufite byose ubyibagirwa ugasubira muri modo. Gicumbi ni umujyanama ukomeye cyane. Gicumbi agasetsa, twakoraga Ten Zone nkavuga nti kabisa dore Ten Zone, ku buryo ntago mwamaraga iminota 2 mutarimo guseka. Ngira ngo mujya mubyumva n'ubundi niko yikorera. Ni umunyamakuru mwiza uzi kubana kandi nawe w'imfura. Gicumbi aho uri respect rwose, nawe uko byagenda kose ngomba kukugeraho nkagushimira byimazeyo. Uwo ni umunyamakuru wa 8. Umunyamakuru wa 9 ntabwo akiri muri media, yayivuyemo. Ubu ni umujyanama mu mategeko mwishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda muri Ferwafa, yitwa Jules Karangwa. Jules Karangwa twakoranye imyaka 2 kuri 10. Icyo gihe ndabyibuka yakoraga muri Zoom, ariko rimwe na rimwe akaza no mu bindi biganiro. Jules Karangwa mu bajyanama ngira n'uyu munsi tuganira cyane, Jules Karangwa abamo. Jules Karangwa ni umuntu wubaha abantu bose b'ingeri zose, ni umuntu uca bugufi, ni umuntu w'imfura, ni umuntu ukugira inama akakubwira ngo iki nicyo, iki si cyo, iki nicyo, iki si cyo. Nk'iyi kariyeri ijyanye na scouting ndimo kwiga ibijyanye no kugurisha abakinnyi, Jules ni wambwira ati rero nkurikije uko nkubona, ikintu bita media ushatse wagiha igihe ntarengwa ukajya muri ibi bintu, kubera ko ibintu bya scouting mbona ufite tushe wabijyamo ukabishyiramo imbaraga kandi byaguha umusaruro. Jules Karangwa anyereka uburyo abandi babikora n'uburyo nabinoza, kuko twagiye tujya hanze tugahurirayo, yagiye muri gahunda z'akazi, ariko nanjye nkagenda ngiyeyo, ngiye kureba amamatch tugahurira, akambwira ati wakora ibi n'ibi byakugeza aha n'aha. Mpita mubwira nti ntabwo nzarenza 2014 nkiri muri media, nzaba nteretse akadomo ku buryo 2015 igomba gutangira mfite indi mirimo, nubwo nafungura igitangazamakuru cyanjye, ariko ngomba kuha na mwanya kano kazi. Buriya ahantu Jules Karangwa yanyemereye, cyangwa se yavuze ngo ibi bintu ndabona uyifite mutushe, buriya kugira ngo iraguha hajaze muri Rayon Sport, naganiriye n'umuntu bita Jules Twara, abantu 2 bonyine ndabyibuka, ari yagiye Rubavu. Ndamubwiranije hari umukinnyi nabonye muri Rutsiro, ariko namubonye muri Etoile de l'Est ikini Nyamirambo, ariko bari muri Rutsiro. Rutsiro nugiye kumanuka undebera umwana bitira guha Haji, sinago nibuka nimero yambaye. Uwo muhungu ameze gute ko nabonye ari umukinnyi ukomeye, si umukinnyi mwiza ntiyaza gukina i Kigali? Jules aramureba kuri iyo match, Jules arambwira ati bro, uzi kureba abakinnyi, uyu muntu bitira guha Haji ni umukinnyi mwiza cyane, ni umukinnyi mwiza, azavamo umukinnyi ukomeye, shaka uburyo wamufasha kugira ngo agere i Kigali. Ndabyibuka ko icyabaye nuko iraguha Haji nawe no muhamya arabizi, ntabwo ndimo kwikina, sindimo kubeshya. Nahise mvugana, ndabyibuka ko bamwe mu bayobozi bari bambajije bati abakinnyi ubona beza muri shampiyona nabaye, ko bakundaga kumbaza bisanzwe. Bitambabwira ndabwira nti hari umwana nabonye muri Rutsiro bitira guha Haji umuhanga, baraperereza ntibari bamuzi, baravuga batari ku umuntu wenda hanta ashaka kubaza, birashoboka ko yaba ari mwiza, maybe ko nabaje Kayiranga Batista, Kayiranga Ravivure. Icyo gihe umuntu bita Haji Iraguha araza asinya muri Rayon Sport imyaka 3, ndabyibuka ko mbizi byose, nari impare rwose, asinya ibintu byinshi cyane. Jules Karangwa arambwira ati ufite ijisho,
ikindi gihe Jire ndamwanije undebera umuhungu ukina muri equipe bita Gasogi United bita Bugingo Hakim ukina kuri gatatu. Uwo muhungu mwitegereza umurebe ko mbona uwo muhungu ari umuhanga cyane nubwo akina muri equipe nka Gasogi, ariko aramutse abonye umwanya mu kipe ikomeye kuba umukinnyi ukomeye. Jire aramureba arambwira ati uriya mupeta azi gukina, uriya muhungu azi gukina. Ndabyibuka ko icyo gihe yaje icyo gihe Bugingo Hakim nawe sinabaye ikiraro cyo kujya muri Rayon Sport rwose, nawe n'umuhamya arabizi cyane. Sasinye rwose ndabizi nari nahari. Jire ahita ambwira ati bro bivemo, va mu itangazamakuru ujya muri ibi bintu. Abinshyiramo binjyamo mitambijyamo, ubu nabishyizemo imbaraga n'ibyo ndimo kwiga, ntabwo ndabikora neza, sindabinoza neza, nta nubwo nshaka kujyana narahagera, ndacyafite urugendo ariko mfite icyizere ko nzabigeraho. Nk'ubu umuntu bitazi Azizi Basane ngo mubona muri Rayon Sport mo kubica bigacika, warabizi aranzi cyane. Nta wundi muntu numwe wo mu Rwanda wigeze ubona Azizi Basane, ni njye nyine wabonye Azizi Basane muri Koto Sport de Garo. Icyo gihe ndabyibuka ko nanamurangiye amakipe menshi yo mu Rwanda ntiyabyikoze. Buriya Rayon Sport kumuzana yamuzanye itamumwemere, imupinga ivuga ngo mumwishyurire itike ngo azakore test. Basane akora test arayitsinda. Tekereza ko Basane ntabwo araba Basane, ntaraba umukinnyi udasanzwe, ariko Basane n'umukinnyi ukomeye kandi Basane azavamo umukinnyi ukomeye. Mbaye mbibabwiye, ariko nshima Imana nkavuga niba Basane yakoze action imwe biri agatanga assist agakorewa amakosa akagira gute, mpita mvuga n'ijisho ryanjye ni sawa cyane. Jire ahita confirm aravuga ati bivemo. Mpita mbivamo ejo bundi rwose mugisha inama, n'ubu turavugana nkamubwira ibyo ndimo akamfasha. Jire ahuri ndagushimiye cyane, ibi bintu ni wowe ugomba kumbera CEO muri company yanjye ndi gushaka kubaka. Iyi ya TV mfite ubona yihaye, indi ndi kubaka izaba ari yawe Jire bijyanye na scouting. Ndagushimiye cyane byimaze. Umunyamakuru wa nyuma nsorezaho yitwa Jado Max Dinatari, akora kuri Kiss FM. Twakoranye kuri Flash, dukorana kuri Radio 10. Kuri Flash yambere umuyobozi, kuri 10 mubere ubuyobozi. Ariko ari mu bantu iteka iyo duhuye mu muhanda yankoraga mu biganza akambwira ati bro courage, ntugacike intege. Donc ibishaka kuguca intege bigatuma utezuka kariyeri yawe, bigatuma wenda utayishyiramo imbaraga, n'ibyo ushoboye bigatuma wabivamo. Wibyumva wowe reba ibyo ugomba gukora kandi ari byo ushyiramo imbaraga. Arambwira ngo igiti cyeze nicyo giterwamo amabuye, igiti gifite imbuto, igiti kidafite imbuto ninde wagitera amabuye. Bati rero ntucike intege, courage, shyiramo imbaraga, urashoboye, ushoboye ibi nibi. Ku buryo mvuga nti Jado Max ahuri rwose ndagushimiye byimaze, ngira ngo uranabizi cyane, ku buryo na n'ubu mvuye kuri Radio 10 natekerezaga ko yaza kunsimbura akaba yakora hariya nkora mu rukiko, cyangwa se akaba yajya muri ten zone ku mugoroba, ariko Max arampakanira. Ariko narabigerageje kubera ko Max yambere umuntu udasanzwe. Twarabanye Max ahuri nawe indabyo zawe rwose, ahuri ushatse wafata icupa rinini wemera ukabura inyongobeza vuba cyane ndakugeraho rwose. Ntabwo nzakugurira rimwe, nzakugurira amacupa arenze 5. Ndagushimiye cyane byimazeyo. Ephraim Kayiranga ndagushimiye, ntekereza ko byinshi wankoreye, hari ibyo nanjye nzakwitura, ariko rwose kugira ngo Ephraim aze kuri Radio 10 ubu nsaze kunsimbura, ndi mu babigizemo uruhare rwose, ndi no mu bantu bagishijwe inama n'abandi benshi. Ndabashimiye byimazeyo. Hari n'abandi ntavuze mu mazina, ariko ni benshi bankoreye byiza, ni benshi bangiriye neza, ndetse yewe nabo twagiye tugirana dukoroshaje rwose bambabarire, nta mutima mubi, nta rwango, byarakaze. Ubu rero ni page nshya. Mwese mbashimire, nta kindi mbasaba nk'abakunzi ba Munda y'Isi TV ni ugukora icyo bita subscribe, mukanda ko kantu k'inzogera, mutange comment zanyu, ndazumva cyane. Ngira ngo comment murimo murabona ko nabikosoye, nahise ngura microphone nshya, naguze stand nshya, ngura ibintu byose. Ubu igisigaye ndimo ndubakisha studio ku buryo vuba cyane murabona studio izaba imeze neza, ibintu bizaba bibrandinze byinshi cyane, ahantu hameze neza cyane, ko ndateganya no kuyishyira i Nyarugenge vuba cyane. Bivuze ngo rero ndabashimiye cyane, nta kindi mbasaba ni comment, tukora ibi twongera ibi kuko ndazisoma zose, nubwo ntazisubiza ariko zose ndazisoma. Like ndazemera cyane, mukoreshe mu magroup atandukanye. Nongera kubasaba ngo
byibura tumekinge sure ko mu cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri twaba tugeze ku bihumbi 100. Ndabashimiye cyane, nkomeje kubifuriza kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora. Ni umuhungu wanyu ubakunda cyane. Murakoze cyane.